umukobwa yambaye urugori niyo wazenguruka ukajya ku isi hose naho mbega rwageze bigarama rwangaramo umurenzi wo kurwanamiza umutwe utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi inkera y'abeza atoni icyogere mu kuba ntagome ntabaza nyiri cyubahiro mu igugu ningu bitaro taganira imbar twatamye n'ingenzi baririmba rwabo matabazi gushaka kutagira imbeho mu nda yego aha aho kuri tubahaye ikaze muri uru rugo kabishimye cyane tubahaye ikaze muri uru rugo ni kuvuga ngo ahangaha iyo twicaye ahangaha haba hari ijambo nyamukuru yego bafite ijambo bagomba kutubwira bizanye ibyishimo bafite ikiganiro bagomba kutugezaho ubwo rero turabakiriye twahaye ijambo nyamukuru abasaza barangara ko duteze amatwi kugira ngo turebe kitwicaje ahangaha karibu rero karibu bashitse mureke dushimire Uwiteka kuko ari mwiza kandi natwe tubanje kubashimira ubwuzu n'urukundo mwatwakiriye muri uru rugo rwanyu turabashimiye hari abantu benshi bari kwibaza ikiduteranyije ahangaha nta kindi ni urukundo mfite mu izina rya mwene data Bwacaro umuhungu wacu witwa Niyonzima yaje gukubitana na mugenzi we witwa Mahoro arambwira ati atuye kuri uriya musozi ariko namubonye ndashaka ko mbana nawe narabyakiye ariko umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ndavuga ngo ntibyashoboka negera umukobwa Mahoro nti se wa mwana w'umukobwa wanyu ni he ati ni hariya none wazabona akanya ukaje kunyereka ababyeyi bawe umwana abinyemerera ariyo mpamvu nanze kumarana umwana iminsi 2 ngafata umunsi wa gatatu mutaza ahantu ari nyakwaha hariya mbere nico cyangenzaga kugira ngo utagira ngo umwana wawe yarazimiye yarari wanje nico cyangenzaga habwo muri make bakagomye no kumanza nkamanza kugusohoza ukareka gutangira kwimyoza ese se wakoze muri ibi biganza bazi reka kugira umujinya mu mwanya ye babagwe oyi reka urukundo ni rwose nico cyanzanye oyi nanjye nizanye kwiregera ko umwana ari mu rugo oyi nipfa kunsuhuza ahubwo nanjye reka nigire imbere ndebe ko urakomera ese ni wowe umenya we mushuti wawe yamumpabera cyane oyi amahoro kera isoni yabanaga na data
nabo bari batuye hano iwacu nabo bari batuye ntabwo twabayeho burya nabo bari baturanye na so none mu by'ukuri kugira ngo umwana yarazimiye yarari mu rugo na n'ubu abajya gushaka niba bagaruka ushyizeho nabo gushaka none se wabura umuntu baceceka ndetse uzi ko ari inzimizi mva rwose ntawe uratubwiye ngo bakubwiye ko babonye umuntu yigendera bagiye mu yagiye se abana baracyariyo basaza be bagiye gushakisha yose amatangazo arayatanze ko ndumvise kuri radiyo aho kugira ngo nzo yikanze wabyumvishe nanjye nanze gutegereza ko radiyo yavuga yavuze ubwo saa munani navuze zakageze none rero hari abagiye za rukomo bazi kubyaza hari abagiye za sofiya bazi nka bakobwa bakunda gutembererayo rero basaba kuba telefone bakagaruka batanga amatike yabo wamfashije ubuda telefone bagaruka ariko ntabwo wamfashije wabamfashije aho turagufasha kandi wamfashije oya wigenda wigenda mu mwanya warahawe nanjye mbese narihaye ahubwo ko mpamvu ngaho mfasha nk'inshuti bagafite telefone kandi mwese tuba bazi akoresha yanjye ariko rero amatike urayatanze itike bamaze iminsi iminsi ibiri se ariko wibabara menya harimo amatike akiri itike bahamagariye uwo kabyara tebuka ntabwo ndicara kanyine amanza agende iwacu ni shirihu uyu musaza aravuga ati ariko nubwo ngiye muzereka bari barasoma baturutse kure kandi hari akazuba ndasaba umugeni numunyemerera ndahitamo niyoze niwe wenyine ufite abandi bari aha ahubwo namenye ngo ugiye kumva nawe nyemerera noneho nyemerera urakoze cyane umva mwe ababyeyi ko bampaye umugeni mwumveremo kubera yuko rero unyemereye umwanya yego rero uwo nsaba rero hari uwo nsabira kuba wanyemereye ngenda ndasaba uwitwa Mahoro ni wese ese niwe kuba unyemereye rero ngaho ariko hari uwo nsabira ntabwo nisabira ntabwo ari njye umugumana ahubwo ndasabira uwo nsabira none se ntiwabinyemereye none se wagize ngo ninjire kwisabira hari uwo nsabira imana iba kandi imbaraga batakaje bamushaka nibo bazizi rero nsamenye uguhakirwa mpakirwaho baza ngo ko Mahoro mwari ugiye gushaka yabonetse bakaba bashaka no kumugumana murabyemera kandi noneho ikindi hari uwo nsabira kugira ngo ntikwisabire reka ndamureka gute se kandi ngogenda ndebe nabajije babenewe wanyemereye se reka maze benewe ngaho unyemereye kugira ngo ando utangiye yigendera bashaka kumugumana ntabyemera nibabyemera mubwire ariko se noneho mufashe se wareka icyo asaba ko agira icyo asabisha nose utari wemerewe akira ndakwira ayibambira kandebe kandukanye umuhondo ndebe ko nta kinyagatamo abahungu barambwiye n'ubwo ngo yaragiye ngaho wanasabye nta kibazo ahubwo se amatama masani yasaba ye muso ye wa mwana ari hehe nzanira inzoga y'uyu muryango ni ikindi cy'umuryango
Sasa umugeni nini? niba hari n'ubuki iwacu bahitaga nyiragata inkangasa urimo ruganda ni mu ntango ubuki bwako buriya ni mu ntango inaha ngo basigaye bengera mu jerekani iwacu we bengera mu ntango ikibindi nta kibazo senkiza turazongeraho uzi dufite hano ho turi muri kabiri none se nyine waje tukongeraho nyine ayo 500 Mbona ndio kirembo. Kirembo ndio kwa. Wataraji wao ndio kandi kubona gukata kiburimo ko tutayitwa Ndoga rero nayishimye. bakoze cyane mumbera sombe kiburimo uri mutaradusize umutwamanuka twiyongiye Ndio twagendeye. Zokote nukarifata utugarire bazinjira. Aba rero ubwo turavugana Azakwinjira. nuko manga kubiganiraho nabo twazanye rero aba ni isake niyo noneho rero mubwire umaze kuba kirembo nta uzaza kwinjira hari wabashije sabu umugeni wafashe irembo umugabura wakinze irembo batangira winjiramo bose umugeni muguha namuguha ndiwo mu mpaye urisubira inyuma se urisubiraho wasabye irembo irembo wabyugariye watangira n'umuntu gusabamo n'ibyo wakoze noneho rero saba umugeni tumuguhe ubone gukosha urakosha uda nta mugeni wahawe ntabwo wanyemereye nakwemereye irembo ntabwo wanyemereye unemeye irembo ngaho se mungu mumpaye umumpaye ntusubire inyuma ngaho mumpire ugasubira inyuma se wugariye ngo ubwo buriya wugariye ngo yanasaziramo uko wugariye none uje kuguha usaba umugeni uremera ko wamunyemereye musabe namusabe warinyemereye ntagize uca inyuma none se kwakira aho ngaho saba umugeni uza n'umugeni ugahera agasaziraho aho ndogiye mu mahanga none se ikindi wari ushaka umugeni ntahari wamunyemereye niwe wamunyemereye reka nguhereze inzoga nyina wabo nanjye yose irahari navuge ngo nitwishe reka ngushakire iya nyina wabo n'iy'ababyara be n'abanyinasenge reka ndaturebe iyi nzoga ni iy'ababyeyi barayipfundura bayishime
bazanira hiye inzoga n'isaba umugeni yese nyipfundurira iyo ni y'ababyeyi iyo bambwira ngo yego murabuze impundu sibyo na nyina wabo na babyara be mu basubiye bayihurire reka nitegere hano hafi umugeni uramumpaye bongere bakongera amashyi ikintu gisigaye rero ntabwo natunga umukobwa n'umukobwa mwoshi urasaba inama mwiherere abashyi inama imana ibihari n'ubundi ibigiye n'umutwara sibo ngaho umikira kandi uzi ko sogokuru wawe na sogokuru baturanye kuri kariya gasozi ngendo n'imikiri nyabuneka ariko bakubwira ntabwo njya mu bwinshi ubu bibaho n'inka nyinshi zaba iki hari ariko barambwira inka umunani inka ziramoka hari inka y'urwuri n'inka ya beneri nubwo rero ayo moko uko ari abiri umutuyemo inka urwuri waba hose turashoboye nanjye ndashobotse nshoboye koro inka igenda n'amaguru cyane amaguru ane imana igumugisha hanyuma rero iyo rero mfite inkaka inyana ihaka inyana rwose irahaka ahubwo rero wakagombye kunshakira abaveterineri kuko muri iki gihe ziri mu rwuri noneho muri za nyana zihaka ahitamo imwe ihaka iri bukoroze vuba kuko kera twapfaga korora gusa none ubu ngubu ni ugushaka abaveterineri abahungu bacu barize bakareba inka imeze neza inyana ifite ihaka nziza bahitemo ahasigaye ejo nawe uzaza uvuga uti dore inka ya mukobwa inka dore inkingi shaka veterineri shaka ba veterineri mbatware mu rwuri muje kurambagiza n'inka za inka ziri veterineri nanjye murakoze data ko nanjye nakubwiye ko mbere ya mbere imyato yanjye iri mu izina rya Bwacyaro ise wa Niyonzima nasubiraga ndabanza nkwereka umuryango hanyuma ndakwereka papa wa Niyonzima na mama we bahagurutse
abandi bakwereka umukobwa abandi bakazi buriya ndamanza nkwereke ba mwana reka nabo n'abandi baze tumenyane ko gahunda twazitangije umugeni wamumpaye wamukosheje nagukoye ariko nakubwiye ko atari nisabira ntabwo nisabira ahubwo ndasabira umuhungu wa data wacu bwa cyaro ndagira ngo ahaguruke n'umubyeyi we manze umurebe umumenye nyakubahwa papa Niyonzima bwa cyaro wahaguruka ukaja hejuru nubijye mu buryo Niyonzima uri hafi na Vestina asigaye rero base w'umuhungu suhuza abasobukwe mugende mubaha n'amashi ikintu bagiye bari gukora mu baga n'ikimvirope umukazana agiye guhereza sebuka reka turebe kinini ni byiza cyane arakomeje Vestina agiye kumwereka ababyeyi be atwaye Fulgence iwabo w'umukobwa ati papa ati papa wambyaye uje kukwereka umugabo wanjye ati mama hobe hobe atayibambirwe urabona ati arimo kumwongora kwita ati uri kureba umugabo wanjye ari gukomeza ati mabukwe nawe afite ikibahasha nawe ati data bukwe kado nziza rwose kandi ntibahasha y'urukundo murakoze mubambera amashyi Nasenge umukobwa nawe umuyobozi
bageze hariya mbere tebuka ubereka imiryango reka bambi ndi muhungu tumuriye turimuca hasigaye ingo Nasenge nawe ati mukwe mwiza ati mbe mukwe n'umudamu wawe Vestina nimwakire ibarwa y'urukundo kandi muzagira hanyuma mubambera amashi twebwe ni Yesu avuga ati ibintu ni byiza ndetse n'imvugo n'ingiro ye ntawayibona akoze birenze iteka cyakiraga ko ni iyo butisha imvuriro hano ntabwo ari rukara hano ntabwo ari rukara hano harararwa mwaraye reka mu gihe dutegereje udufasha nshakira ku gakoni kuko iyo butije imvuriro hano ntabwo ari rukara hano harararwa gerageza niko mwambwira ab'ikambere bakama agashingura cumu muhera simbuka ariko akanoza ngendo bagize akanogeza n'ubundi iyo butije imvuriro reka bakumere akanoza ngendo bandi bashaka inkoni babigize neza ariko bawiturije iki gihe n'ubundi turatuye kandi turatuje reka ndebe umutekano n'umukozi w'umuhanda